nongeye kubaha ikaze abakunzi ba filime yacu Ibanga, kandi nawe mukunzi ukunda ibikorwa byose mande kubagezaho umunsi ku munsi mwaha ikaze. Ndagusaba kugira ngo wihangane iminota 20 zonyine ubundi tuganire kuri filime yacu Ibanga. Murabizi ko Queen muri zino minsi yari afite impungenge zo kuba yabona uburyo yahura na James, kandi James turabizi ko buri munsi ahora ashakisha uburyo yamukwepamo kugira ngo abone ubukwe bwe bujya mbere. Ese James uburyo akomeza gukwepamo Queen mubona bikwiriye ku buryo yakomeza kwirengagiza urukundo rwe, kandi azi neza ko pressure bashyira kuri Queen yatuma anashaka undi amusimbuza byihuse? Guys, niba uri umukunzi w'Ibanga urabizi ko filime yacu Ibanga ari filime utagomba kuba wacikwa umunsi wari wose, kandi urabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwebwe tuba turi gukorera. Ese kuri umukunzi w'Ibanga waba ushigikiye Queen cyangwa se waba ushigikiye James icyemezo cyaba ari gufatira Queen cyo kuba yakomeza kuba yamwiryaho namwumve niyumva akababaro kafite? Ese Queen wowe ukurikirana filime yacu Ibanga ntiwamwumva akababaro kafite kuba warafashwe irembo, kuba iwanyu baraje kuba bahafata irembo, umuntu waje kuhafata irembo akagenda bura gake gake, wowe ntiwagira ikibazo? Guys, niba uri umukunzi w'Ibanga nkwaye ikaze, niba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri VNK ndagusaba kugira ngo watange inkunga yawe ukora subscribe kugira ngo tujye tuganira kuri filime yacu Ibanga, cyangwa se tujye dukomeza tugendana mu bindi bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Niba uri umukunzi w'Ibanga murabizi ko mwebwe mukunda Ibanga muri abantu b'agaciro hano kuri VNK. Ese guys, kuri umukunzi w'Ibanga, ese Killaman ibintu yaba yijanditsemo yaba bizi byari byo? Ese Killaman katangiye noneho yiyegereza Queen byadanje ku buryo noneho Queen atangiye kuba yamugira inshuti ye magara? Ese Killaman murabona ibintu ahise yizanamo igihe azabwirira Queen kariho James, murabona Killaman atazaba yiyangirije? Ese Killaman umwanya wo kuba yabwira Queen kariho James muri kubona utari kumurengana? Killaman akomeza yongera ibibazo mu bindi, Killaman akomeza akorera amakosa ku yandi, Killaman atangiye kuba yegereza Queen birenze kuba yamubwira ko ari we James ubuzima bugakomeza. Killaman akomeza kuba yiyangiriza umubano we na Queen, kandi arimo kuwureba uri gupfapfana. Ese kuri umukunzi w'Ibanga ubona Killaman igikorwa cyari gukora ari cyo? Ese ubona Killaman kuri no nshuro noneho ahantu hagiye gukorera ari ahantu heza? Guys, nimba uri umukunzi w'Ibanga murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho ari ibikorwa by'agaciro, kandi murabizi ko zino benefits mani kukugezaho umunsi ku munsi hano kuri VNK ari benefits z'ubwenge. Icyo ngusaba rero wowe ni ugukurikirana benefits zose mani kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi tukaba tuganira kuri filime yacu Ibanga, ndetse tukaba tubagezaho utuntu tuba tumeze neza hano kuri VNK. Ese kuri umukunzi w'Ibanga utekereza ko Queen umunsi azamenya ko James ariho Killaman utekereza ko azamwumva? Ese utekereza ko Killaman hari andi mahirwe afite yo kuba yaba inshuti ya Queen mu gihe Queen azabamenyesha kuri Kose kuri inyuma y'ibi ngibi byose? Ese utekereza ko bishoboka? Guys, murabizi ko mbaha ikaze hano kuri VNK, kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VNK. Icyo ngusaba rero ni ukuba wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi. Icya kabiri ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero kwiviriye mu mujyi kwa Queen ndetse na Killaman wiwe, ibyabo tutazi iyo biri kugana, ibyabo tutazi n'ahantu bizarangirira. Reka twigarukiye iwacu mu cyaro kwa Jojo ndetse na Gahima. Urugo rwa Jojo ndetse na Gahima rwakomeje gufata indi ntera. Urugo rwa Jojo ndetse na Gahima ruri kugenda rusenyuka gake gake. Urugo rwa Jojo na Gahima
ruri kugenda ruva mu nzira uko bwije n'uko bukeye. Ese wowe iyo utekereje kuri Jojo ndetse na Gahima ubona bari gupfa iki? Ese Gahima ikintu atangiye kuba amakosa atangiye kuba yashyira kuri Jojo yaba ari kuva he? Ese Jojo yaba ari kuzira iki? Guys, turabizi ko Jojo nta kosa na rimwe ajya akora. Turabizi ko Jojo nta n'ikosa na rimwe yakora kugira ngo abe yababaza Gahima. Ariko Gahima tumaze kubona ko ibintu byose byari gukora, amakosa yose yo yakoze agenda yasunikira kuri Jojo uko bwije n'uko bukeye. Kandi turabizi ko Jojo ari umuntu wiyubaha, ndetse Jojo turabizi ko ari umuntu wihesha agaciro ku buryo ibyo kubabaza umugabo we bitazamo. Ese guys, Gahima kuri ino nshuro yaba agiye guhindukana Jojo ku buryo none agiye kumufata nabi? Ese Gahima murabona ikintu yaba agiye gukora ari ikintu cya nyacyo? Ese Gahima kuba agiye gufata Jojo nabi murukubona atabafashe umwanzuro mubi? Ese murukubona Gahima umwanzuro agiye gufata wo kuba yashyira amakosa yose kuri Jojo murukubona no mwanzuro afashe ari umwanzuro muzima? Guys, turabizi kiri kubitera kugira ngo Gahima abe yifata nabi, amakosa yose abe yayashyira kuri Jojo. Turabizi ko Gahima ari ukugira ngo abe yazibanganya ibimenyetso by'uko afitanye umubano we na Tete. Ese guys, utekereza ko aya mafuti yose yo Gahima akomeza kwikoresha ndetse ko abatangiye no kuzanamo ibindi bibazo birenze ibyo yaragabwa afite murukubona atari kwiyangiriza? Ese uri kubona Gahima kuri ino nshuro ahantu hagiye kuzamukira ari ahantu heza? Gahima turabizi ko nawe nubwo akunda Jojo turabizi ko yamuhemukiye. Gahima nubwo akunda Jojo turabizi ko agenda yibeta ku ruhande kuri we na Tete bakahemukira Jojo. Kandi turabizi ko Jojo ibi binabimenyeje, turabizi ko byagera kure. Jojo turabizi ko nta mikino ajya agira, nubwo muri zino minsi tuzi ko Jojo ari umuntu w'Imana asigaye yarakijijwe, ariko Jojo tuzi imbere turabizi ko nta mikino ajya agira mu bintu byo kuba byamutesha ubuzima bwe yibereyeho. Ese guys, kuri umukunzi w'Ibanga waba ukurikirana bene sensosi mari kubagezaho umunsi ku munsi? Ese ukunda ibikorwa bya VK Empire? Ese waba ukunda ukuntu bene sensosi mari kugezaho ukuntu ziba zimeze? Niba uri umukunzi w'Ibanga rero ukaba ukunda VK Empire, mwaha ikaze hano kuri VK Empire. Kandi murabizi ko ibikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi ari ibikorwa by'ubwenge. Icyo ngusaba rero ni ukuba wakora subscribe hano kuri VK Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tukubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga niba uri umunyamuryango. Ese guys, wowe ubona Jojo hari andi mahirwe afite yo kuba yabana na Gahima mu mahoro? Ese ubona Jojo hari andi mahirwe ya nyuma afite yo kuba yiyunga na Gahima bakabana neza nta n'ikintu na kimwe bishisha? Ese guys, ubona bishoboka ko byaba Gahima akiyunga na Jojo bakabana neza? Icyo ngusaba ni uko umunyamuryango wa VK Empire, kandi icyo ngusaba ni ukutavana ku VK Empire ikiganiro kitari cyarangira. Ese wowe twigarukiye ku bibazo Gashari ufite bya Niyori, ese ubona Niyori kugira ngo aboneke bizatwara igihe kingana iki? Ese kuri umukunzi wa filime yacu Ibanga ubona kugira ngo Niyori abe yongera kuba yaboneka agaruke mu buzima busanzwe ubona bizatwara ameza ngahe cyangwa se igihe kingana iki? Guys, turabizi ko abantu bafite Niyori kano kanya kumurekuza bitapfa gukunda. Turabizi ko abantu bafite Niyori kano kanya kumurekuza Baramwica. Kandi turabizi ko abantu bafite Niyori kano kanya ikintu cya mbere bashakira Niyori ni ukugira ngo abe yabura mu isi ubundi amahoro aganze. Ese ko noneho ibibazo byatangiye kwinjiramo abandi bantu benshi, tukaba tuzi ko noneho abantu benshi batangiye kuba babiboneramo umwanya wo kuba bashaka Niyori. Buri kubona Papa Killaman
imipango ye yose itari kugenda ipfapfana gahoro gahoro. Turabizi ko Nyambo bamaze kumurya kara y'ahantu Niyori yaba ari. Turabizi ko Nyambo ubu ngubu tuvugana afite amakuru y'ahantu Niyori bamujyanye, kandi turabizi ko umuntu hamujyanye ari umuntu umwe gusa rukumbi. Turabizi ko ari Ive. Ibi byose ubiri inyuma. Ese Nyambo namara gufatisha amakuru yuzuye ndetse akaza kumenya ukuri kose ko umuntu wafashe Niyori akamukura mu cyaro akamujyana mu mujyi ari Ive, ndetse akaba yarabibahishe bose kandi azi neza ko bari kumushakisha. Ese ubona Ive iki kibazo yishizemo mubona azapfa kugicika amahoro? Murabizi ko Nyambo uburyo akundamo Niyori, murabizi ko buri kimwe cyose agikora ku bwa Niyori, kandi turabizi ko Niyori nawe ari umuntu mwiza. Turabizi ko Niyori nawe nubwo ibibazo byose biza ari we biri kwihirikiraho, turabizi ko Niyori ntari birye. Turabizi ko Niyori muri ibi bikino byose biri gukinwa, turabizi ko Niyori nta na role afitemo. Niyori turabizi ko ari umuntu uri aho ngaho witurije, atazi n'ikiri gupfa n'ikiri kuzuka. Ese guys, kuri umukunzi Ibanga wifuza ko Niyori yabura muri filime yacu Ibanga? Ese kuko undi Ibanga wifuza ko Niyori kuri ino nshuro yahita burirwa irengero ntazongere kuba yakina muri filime yacu Ibanga? Ese kuri umukunzi Ibanga Niyori abuze muri filime yacu Ibanga yongera kukubonerera nka mbere? Guys, mwaye ikaze hano kuri Venki Empire. Wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagenda no ku buryo tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Icya kabiri ngusaba ni ukuba waba umunyamuryango wa Venki Empire, cyangwa se ukaba umunyamuryango wa Miss Nyambo, cyangwa se ukaba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ubundi tugakomeza tukagendana. Iki kiganiro akita Tuganire Show gica hano kuri Venki Empire, ubundi kinyuraho buri munsi. Niba ukurikirana ibikorwa bya Venki Empire, iyo icyo ngusaba ni ukutazabura kuri episode yari yose cyangwa se beneteze yose ya filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ukutacikwa ikiganiro cyacyo cyose cya Venki Empire, bundi tukajya dukomeza tugendana muri ibikorwa byose tuzakugezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri Venki Empire. Icyo ngusaba rero ni uko umunyamuryango wuzuye wa Venki Empire. Turabizi ko kandi Niyori kashobotse. Turabizi ko Niyori imyanzuro bamufatiye ari imyanzuro zatuma ahera mu nzu. Turabizi ko Niyori imyanzuro bamufatiye ari imyanzuro zizatuma atongera kuba yabona izuba. Niyori turabizi ko buri kimwe cyose bagenda bamukorera atazi n'ibyaribyo. Niyori akomeza yiturije, ndetse Niyori abazi neza ko abantu bari kubana nabo ari abantu bamufashe ngo be bamugirira neza. Niyori turabizi ko ikintu cyazi neza ko nuko azi ko abantu babana nabo ari abantu bamwifatiye ngo babe bamugirira neza ndetse banamwiteho. Niyori ntago azi neza umuntu wamufashe ngabe yamufungirana mu nzu, ko ari umuntu wifuza ko yanapfa ndetse akaba yanava mu isi. Ariko Niyori we akomeza yibereyeho mu mahoro, kubera ko azi neza ko umuntu umufasha ari umuntu mwiza ndetse wifuza ko yabaho ubuzima bwiza. Ese guys, ubona Niyori hari amahirwe afite yo kuba yacika hari ahantu hari akaba wenda yatoroka akajya kuba hano? Ese uratekereza ko igihe Niyori azaba yacitse hari ahantu hari kuba, ubona biriya bintu biteza bibarangiranye? Niyori turabizi ko ibi bintu byose biba biri kuba, bino bintu byose biba biri kuza umunsi ku munsi. Turabizi ko Niyori we aba ari kubifata nk'ibintu byo kwikinira atazi n'ibyari byo. Turabizi ko bino bintu biba biri kuba umunsi ku munsi. Niyori we atabazi naho biri kugana naho biri no kuva. Turabizi ko Niyori we yihorera mu byishimo, ndetse abazi ko bino bintu byose biri kuba aba ari ibintu biri gukinwa, atazi ko bino bintu biri kuba ari ibintu bya nyabyo. Ese guys, waba utekereza uburyo Niyori yiyumva? Ese waba utekereza uburyo Niyori we yumvamo ibintu? Guys, turabizi ko Niyori abantu bamutegereje ko yagaruka mu buzima ari abantu benshi cyane barenze. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Tereza
agenda agarura agatima k'umunsi umwe azabona umuhungu we. Tereza turabizi ko umuhungu we ari cyo kintu cya mbere afite cyiza kibaho, kandi turabizi ko umuntu ashimuse Niyori, turabizi ko ibibazo afitanye na Tereza ari ibibazo birengeje urugero. Turabizi ko umuntu washimuse Niyori afitanye na Tereza amabanga akomeye cyane. Ese guys, wowe ntabwo ujya utekereza mu buryo noneho umuntu washimuse Niyori uburyo arimo kwihemukiramo? Ese ntabwo ujya utekereza uburyo papa Killaman agenda yihemukiramo gake gake? Wakwibaza ngo papa Killaman yihemukira ubuhe buryo? Ese wowe ntabwo ujya utekereza uburyo Tereza namara kubura Niyori burundu uburyo azifatamo? Ese utekereza ko Tereza amaze kumva neza ko Niyori yapfuye cyangwa se akamubura burundu, utekereza ko Tereza yahagarara kuba yashakisha abana be? Turabizi ko Tereza azi neza ko Killaman ari umuhungu we, kandi turabizi ko Tereza abuze umuhungu we Niyori, turabizi ko atahagarara mu kuba yashakisha undi muhungu we kugira ngo Tereza ataza kuba yabaho wenyine. Ese uratekereza mu gihe papa Killaman yakoze ikosa ryo kuba yafungiranye na Niyori burundu, uratekereza ko papa Killaman bino bintu byose byo yijanditsemo bitaba bimurangiranye? Ese uratekereza papa Killaman afashe umwanzuro kuba yica Niyori, uratekereza ko Tereza yamusiga amahoro akamureka gutyo, ndetse akaba yareka akabana na Killaman mu mahoro, kandi azi neza ko n'ubundi atari umwana we? Guys, nibura umukunzi Ibanga rero, murabizi ko filime yacu Ibanga iri gufata intera, kandi turabizi ko Tereza nawe uko bwije nuko bukeye agenda abura Niyori. Turabizi ko nawe hari ibindi bitekerezo ari kugira byo kuba yashakisha undi mwana we wa kabiri. Kandi wowe icyo musaba, nibura umukunzi Ibanga, ni ugutabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro no kuvekemba, kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi ari ibikorwa by'agaciro. Icyo musaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose mandi kukugezaho umunsi ku munsi. Ibiganiro byose mandi gukora umunsi ku munsi murabizi ko ari mwe mandi gukorera. Rero icyo mbasaba ni ugutabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, cyangwa se ngo ubure kuri beretetse yose filime yacu Ibanga. Guys, ese ntabwo ujya utekereza mu gihe Mutesi yamennye amabanga ya Gahima yose akayashyira hanze? Ese utekereza ko Gahima uburyo yafatwamo ari uburyo bwiza? Ese utekereza ko Gahima mu gihe ukuri kose kwagiye hanze kw'ibikorwa byose yakoze we na Dete, ese utekereza ko Gahima yongera kuba yafatwa neza n'umugore we Jojo? Turabizi ko Jojo uburyo yubahamo Gahima muri kino gihe, turabizi ko amaze kumenya ukuri kose, turabizi ko Jojo ahinduka nk'igicu, turabizi ko Jojo atongera kuba yareka Gahima ngo atuze. Guys, ese twigarukirwa Killaman na Queen, ese utekereza ko Killaman mu gihe yavumbuwe ko ari we James, ese utekereza ko mu bana afitanye na Queen w'inshuti, ese utekereza ko nawe warangira cyangwa se wiyongera noneho kubera ko Queen yabamenyeje ko umuntu wamukoreye buri kimwe cyose kugira ngo abe yagera ahageze ari Killaman birirwa, ndetse akaba ari niwe nshuti ye? Ese utekereza ko Queen yabyakira neza nk'uko ubitekereza? Guys, icyo musaba rero ni uko watanga ibitekerezo byawe. Ese mubona umuntu uri kwihemukira muri zino nkuru zose ubona ari uwuhe? Ese ubona papa Killaman atihemukira birengeje urugero? Ese ubona papa Killaman atagenda yibuza amahirwe yo kuba yabana n'umuhungu we Killaman gake gake? Guys, rero nibura umukunzi Ibanga, murabizi ko byose bari gukora umunsi ku munsi n'umwe bari gukorera. Rero kano kanya mfatiyeho uno mwanya ngombe ndabashimira ko ibikorwa byose mwakoze mutanga inkunga hano kuri Venke Empire. Rero icyo mbasaba rero ni ukuba mwakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo
buri muntu wese utarakora subscribe amenye ubutumwa bwiza buba muri filime yacu Ibanga. Rero twongere duhere kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire.